nitwa retired Major Makuza Anastase, nkaba narasezere mu cyiciro cya 67 Mutobo, nari nturutse mu mashyamba ya Kongo muri FDLR, aho nari nshinzwe itumanaho rya gisirikare. harimo umutwe wa FDLR, hari na FDLR muri FDLR muri rusange. Naturutse muri FDLR mu buyobozi bukuru, aho nabanaga nyine n'umuyobozi mukuru wa FDLR witwa Byiringiro Victor bita Rumuri, General Lieutenant General. Yego, umaze kutubwira ko mwatashye muri faze ya 67. Yego, 67 mwatashye muturutse mu mashyamba ya Kongo. Ni hanini aho mwari muri nahagana he? mu mashyamba ya Kongo twarahitwa Kazaroho, ni mu gice cyerekera Kiwanja cyangwa se ugana Mabenga, ku muhanda ugana Mabenga uvuye Tongo uvuye Rushovu, naho ngaho twabaga, ni naho naturutse. Yego, mwinje mu gisirikare cya FDLR ryari? Mu gisirikare cya FDLR nakinjiyemo igishingwa muri 2000, niho yiswe FDLR, ariko ubundi nari nansanzwe muri Ariri. Mbere ya Ariri nabwo mu Rwanda nari ndi umusirikare wo muri FARE, mu gisirikare cya kera. Nahunze ubundi icyenda kare nahunze ndi umusirikare, ubwo dukomeza dutyo. Ariri baho, FDLR ibaho, urumva ko sinigeze mpagarara kugeza ntashye. Kugeza utashye ni ngo faze 67 ni yatashye muhe mwaka? 67 na bari baraje muri 2019. Yego, gusa nje naje 2020 mu mpera z'ukwa 12, tariki 15 z'ukwa 12 2020. Urumva byashyiraga 2021, ndaza rero nkomezanya ingando nabo nasanze hano baje 2019. yego, hariya muri FDLR mwari muri, birumvikana ko ari muri Foka, iriya FDLR Foka. Mwabaga hariya za Kazoro, ni kiriya gice cya hafi ya za Tongo. Ndumva ko wenda ngenda nahazi cyane. Mukimara kugera bose mwatekereje gute gufata icyo cyemezo cyo gutaha? Icyemezo cyo gutaha natangiye kugitekereza 2018. Yego, aho naganiraga n'umuryango wanjye uri hano mu gihugu, hanyuma ngira ntya rwose nifashishije ababishoboye, mvugana n'umwana wanjye wari ushoje amashuri hano mu gihugu, ndetse nkora ku buryo aransura, ambwira ibyiza byo mu Rwanda, ambwira ukuntu babayeho, ambwira ukuntu abataha babayeho. Urumva ibintu byiwe n'umwana gushidikanya ni kuba kukiriho. Ubwo ndamubwira nti taha, hasigaye nanjye ngiye kubitegura. Urumva ko byantwaye imyaka 2, ariko byanze bikunze mbanatashye. Ariko hagati yo gutaha bisaba nyine uburyo ubyitwaramo kugira ngo utasiga ubuzima. yego, yego, yego. Icyo nashakaga kugira ngo nongere mbabaze, nka majoro wari uri muri FDLR Foka, wari ufite iyihe fonction hariya? Donc hariya kwa Rumuri wari ufite fonction, ariko Commandant Brigade nari ofisiye ushinzwe itumanaho rya gisirikare. Wabaga muri communication y'icyaha? Nashinzwe amaradiyo ya gisirikare, hanyuzwa ubutumwa nyine bwo bijya mu mayinite hirya no hino. Okay. Ni ukuvuga ngo intambara ya M23 yabaye mwana maze gutaha mu Rwanda. Nari naratashye. Iriya ntambara ya M23 yabaye muri 2012 mwayirwanyeho? 2012 nibyo. Ndibuka ndetse nari mvuye ahitwa Oninga mu mashyamba iyo, nsanga bavuga ko nabimenye Oninga ko M23 yateye. Icyo gihe Pinga ntabwo hanyurwaga, hari abafaridese barahavuye, ndetse abari naho nyura ngaruka, aho nabaga nyine hariya muri ahitwa Kabingo hafi ya Matembe iyo hirya. M23 itera icyo gihe nari ndi muri FDLR nyine, n'ubundi ndi muri izo fonction z'itumanaho ry'amaradiyo ya gisirikare. Yego, wenda tugarutse inyuma, muvuze ko mwavuye mu Rwanda ubundi uri umusirikari,
muragenda mujya muri Kongo. Hari ikintu cyabayeho bitaga, hari abantu bari baragiye za Kinshasa za Kisangani nahe baza bari gusanga yitwaga Arire na za Parire, ariko abo baza ngo niba baritwaga ngo ni abadusima. Mwe mwagiye mu mahanga cyangwa mwari mwarasigaranye na General Major Rwarakabije? Njye nari narasigaranye na General Major Rwarakabije. Kure nageze ni Gisangani. Yego. Kure nageze ni Gisangani, aho twarinze ikibuga cy'indege ku gihe cya Mobutu basenya amakambi. Ubwo rero naho nagarukiye ndahindukira tuza mu mashyamba nyine turi ikivunge tugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, nyuma wenda mumaze kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo, uriya General Major Paul Rwarakabije akimara gutaha, mwe mwasigaye mwiyumva ute? Uko mwari musigaye mwabaye désorganisé cyangwa organisation yarakomeje n'ubundi ndawadoreza kuri urwo rugendo uko byagenze? Ugutaha kwe kwaratunguye abantu benshi, kwaradutunguye kandi kuradushegesha, kuko Rwarakabije yari umuntu wumva, yari umuntu w'umurideri wavugaga rikijyana. Atashye rero byaradutunguye cyane, abantu barahungabana. Yego, barahungabana, twibaza icyo gukora biratuyobera abantu, ndetse hari nuko yatashye abantu turi kure cyane ku buryo gushikira za MONUSCO byari bigora. Abantu benshi banza bari no kumukurikira. yego, Kuko yari umuntu twibajije ngo bigenze bite, ariko noneho abandi basigaye bagerageza gukumakuma, bakoresha inama z'igitaraganya, bagenda mu basirikare, bagenda basura amayinite kugira ngo babagarure ka morali ko urugamba rukomeje. Nuko byagenze, ariko itaha rye ryahungabanije benshi cyane. Hari ikibazo kimwe abantu bakunda kwibaza, wenda atari ibi, namwe mwabaye mu ngabo za FARC, murahunga mujya muri Kongo, tugezeyo mukomeza, iyo ziraza, FDLR iraza. Hari abantu benshi baba baravuye hariya nkamwe bakaza bakavuga ati twaratashye rwose, ntabwo twari tuzi yuko mu Rwanda baratubwira ngo bazahita bica abantu n'ibiki n'ibiki iyo batashye. Ese abantu nkamwe mwagiye kiragira ko mwari muri abasirikare, mwari mubizi, mukaba mubyigisha urubyiruko, mwarabyigishaga urubyiruko ruvukira hariya, kandi wowe uzi ukuri, ni iki kintu cyateraga icyo kintu kugira ngo mubyigishe kandi muzi ukuri yuko abana muri kubabeshya? Kwari ukubera ko nkanjye warwananye n'inkotanyi imyaka 4, byonyine kuba mpunze kumva ko nagaruka bakanyakira cyari ikibazo. Noneho nanjye ngakora ku buryo abandi hafi batanta ngo batahe nsigare jyenyine, kuko icyo kintu cyantinzemo. Ese ni gute umuntu twarwanye imyaka 4, bamwe ni ba casualty, abandi bo barapfuye, nge ndi muzima, ngiye guhura n'abantu twarwananye, bizakunda ko abantu babana? Ntaho nigeze mbyumva, ariko none nkumva bitakunda. None icyo kintu cyaba kindimo nanjye nkavuga nti abandi iruhande nkore ku buryo banguma hafi. Rukumva ni icyo ngicyo. Byonyine ni gute umuntu twatsekiranye tukarwana, kurwana ntabwo ari imikino. None bari kuvuga ngo dutahe, buriya kuko tuzabana rero nanjye mba umusirikare se nkabo, njye mu buzima busanzwe se nanjye nzamuke bizakunda? Icyo kintu cyantinzemo. Mukundindamo rero ntabwo nakumvisha undi ruhande ngo genda ni hazima, ni ugukora ku buryo mugumana. Ariko ubizi mbizi ni nk'icyo ngicyo. N'ubu nicyo bagikoresha nyine. Urumva nk'abari abayobozi, hari abayobozi binangi badashobora no gutekereza kuza. Navuga wenda nka Rumuri we twaganiraga kenshi, urumva nari muri ruhande n'umuntu kubyumva, umubwira rimwe amubwira icyo ngicyo, akaba mbese kumubwira ati ariko buriya koko mu Rwanda nta kizima giharira, byose ni bibi, akahita agusimbukana ukaba ntacyo warenzaho, we nago muganire, sibyo? Omega se nawe nuko urwo rwango rwabo ko nawe wababayemo ubona ruturuka kuki ko nabo bazi ukuri? Urabona byageze ku rwego baregwa ibyaha by'intambara. Rero icyo ngicyo cyatumye noneho bashaka kwigumira hariya, bashaka bakahagwa, none nabo bagakuza ideology nyine yo kugira ngo bagire abakomeza kubagira gute, kubegera. Kuko buriya mbere nka Omega nzi ko no kuri radio
General Kabarebe yaramuhamagaye aramuvugisha, ajya bitubwira mu buhamya bwe rwose ati Omega naramuhamagaye arambwira ngo nzataha abatutsi batakiriwe. Iyo mvugo wamara kuyivuga ukumva guhindukira ntibigoye, noneho haba hayikubizeho ibyaha bindi by'intambara by'ubwicanyi bakorera muri Kongo n'iki, bakavuga bati aya na kamere, burya hari n'umuntu ugira kamere sinzi, akaguma ku ikintu yavuze kwivuguruza bikamunanira hari, nangwa se akahinduka icyahebwe. Ni nkuko nabifata. Hari ikintu bakunda kuvuga ngo cyane yaba muri Kongo hehe ngo FDLR ni abasaza. Wowe wabayeyo iyo myaka yose, FDLR ifite imbaraga zimeze gute? Bimeze gute cyane cyane ko nuba amakuru ubu yafite, nimero zabo ubu zifite, bimeze bite? FDLR abayobozi le leader ni abasaza, kuko n'abantu bahunze 94 basanzwe ari bakuru. Noneho abasirikare batoye ni urubyiruko, abenshi ni abavukiyeyo, abandi ni abagiye ari bato cyane. Niyo mpamvu wumva wenda ngo FDL bagendera ku kintu cy'ubuyobozi, ariko mu by'ukuri abo hasi baracyari batoya. Imbaraga rero navuga ngo bafite ntabwo ari ukuvuga ngo ni benshi, ntabwo ari benshi, buriya batashye ni benshi, noneho havutsemo no gucikamo ibice. FDL yari nini, Rudi, CNRD, abo bita Basoke, n'abandi bagiye bayomokaho, noneho igisigara FDLR bigasigara ari izina, bakumva ko ari izina rikiri rinini kwa kuri uko banganaga, ariko mu by'ukuri bagenda barangira hasigaye FDLR y'abantu bakeya, ariko rya zina rigakomeza kugaragara ko FDLR ihari, ariko mu by'ukuri abayobozi bo hejuru ni abantu bakuze. Noneho abatoya nibo urubyiruko bakiri batoya cyane. Urakoze, wari ushinzwe itumanaho. Hari amakuru avuga ko abantu bakomeye muri FDLR abenshi bafite ibikorwa remezo mu Burundi, bafite imitungo, bafite ibiki. Nawe wegeraga abo bantu numva ari umuntu ukomeye. Ese Uburundi na FDLR bakorana bate? Ayo makuru ameze ati nibyo? Uburundi na FDLR simpamya ko badakorana, kubera ko mbere ndibuka muri 2021 FDLR yambuka kaza gutera mu Rwanda, hari abandi banyuze epfo mu majyepfo bajya kunyura mu ishyamba ryitwa Kibira. None se banyuragayo gutyo gusa? Hari impamvu, sibyo hari? Noneho ubu ngubu ho nka CNRD ikimara kwiyomora kuri FDLR yaramanutse, ubu ibarizwa iyo ngiyo mu Burundi. None se Uburundi bwakwakira CNRD ntibwakire FDLR? Ntibishoboka. Ibikorwa remezo, ibikorwa remezo byabo, imitungo, hari abantu bajyanye nk'abadamu babo mu Burundi, urumva bajyanayo amafaranga, ntibajyanye amafaranga bagura amazu, n'igoma bari bayafite, bafite amamodoka n'amamoto ari mu mihanda. Wenda nuko ubu ngubu wenda bashobora kuba barabitakaje, ariko nka Goma za Burundi no mu Bugande aho hari abahafite amafamiye. Ayo mafamiye rero agiye burya atwaye amafaranga yo kugira ibikorwa bakorayo, abadamu bakabaho n'abana. Hari abantu mukivugana ubu ngubu kuva wagira mu Rwanda bakiri muri FDLR? Barahari, turavugana, ariko wenda kubavuga ng'amazina ni ikibazo, ntabwo byaba ari byiza, ariko barahari. Bari muri FDLR. Impamvu wenda niyo bijya kuri ntuza, kuri za YouTube. Bari muri FDLR kandi warahindutse waje mu Rwanda. Barahari. Amazina wakaba yavuga bakaniyumva n'abantu bakamenya ko abo bantu bari hariya. Kubera ko ndamutse mbavuze ibi ngibi kenze namutabishyira hanze, mubishyize hanze se urumva uwo muntu yarara? Ntabwo yarara, ariko barahari. Hari nabo twavuganaga bagenda
imirongo ikabakupe ntitwongere kuvugana ukabona kuko basigaye bamwe bari kure barasubiye iyo twabaga kera batakiri hano hafi riyo zikagorana bamwe bati nza muri rezo ari uko nzamutse umusozi gukorudona wenda bikagorana ariko barahara bo tuvugana barahara. Yego ni ukuvuga ngo muri 2019 2020 mwafashe icyo cyemezo cyo kuva hariya yahamya yuko hari iriya FDLR FOCA yari imaze no kucika mu cya gice cya Bahamada na Bajeva bamaze kugenda baragiye iriya musigara abantu bari bagihari ba Ruhinda n'abitwa ba Sirikove na ba Guillaume ba Omega bari bagihari baracyahari juste nubwo wenda njye mbita ngo ni ibimuga kuko nta mbaraga bagifite n'abariya ba Rumuri bose mbita ko ari ibimuga kuko nta mbaraga bagifite ubu ngubu ugereranyije wenda nk'uko wabasize baba batera nk'u Rwanda ku buryo bafata umudugudu akagari umurenge eske baramutse binjiye mu Rwanda bagarukira muri metero zingahe bakiriho bo gutekereza gutera u Rwanda kwa bari abasigaye ndatekereza ko ni inzozi kubera ko yewe n'ubu ngubu nubwo bafatanya na Kongo imirwanire ya Kongo ndayizi abakongomani tubita ibinyabari FDLR bwayo rero ntoya ari ibyo iba yarahereye ejo bundi yari iri hafi kwitavuye Goma sengwize izazi turutse za iriya kuri za Rushoga hirya za Pinga niho izaturuka ize gutera u Rwanda urwo rugendo warukora wananirwa mu nzira n'igihe wapfa bisaba kuza ucumbi kukazagera n'amezi ashize kandi ugiye uhura n'ingufu zikurasaho nta mutaro njye ntekereza ko cyararagiye muri communication ya FDLR wenda mwabaga muri za Motorora hari n'ibyo bitaga ngo ni ibitega ubu ngubu communication ya FDLR barakomunika ku buryo bafite ibyombo bigezweho amatelefone agezweho communication yabihagaze amatelefone ubu niyasigaye akoreshwa ahanini amaradiyo manini kubera kwirukanka cyane barayahamba barayataba icyo bita gukashika kuko ni radiyo nini ingana n'iyi ntebe na antene zayo ni ibintu birebire bimeze nk'iby'amashanyarazi bigera nk'iriya iyo rero twazigiraga mbere tukazikoresha turi ahantu nibura turamara nibura umwaka umwe batatwirukanseho cyangwa se baje kutwirukaho wenda tukaba twabimenye kare tukakibambura ariko ubu ngubu kubera ko intambara z'ubu zahinduye isura tekinoloji ubu ntabwo bakwesitara ibyo ngibyo ntibikigezweho ayo maradiyo ntakigezweho ntacyo kimaze rwose byakoreshwaga n'amabuye byakoreshwaga n'amabateri n'amagurupe electrogene n'ibiki ni bateri z'imodoka gurupe electrogene ukayigira ariyo gucaginga ya bateri na za pano solaire imirasire ukamuyifite ni uko nguko byagendaga ku buryo kubiheka biba biteye mbese bisaba abantu benshi nkaho bagiye ku rugamba kurwana ukagira abantu 10 bo kuzajya bikorera ibyo bintu birwo baryamyaho urumva ko rero ntibyatuma barwana bafite ibyo bintu barabikashitse byinshi birabitse iyo bagiye babihamba wenda mu butaka kuko kenshi bagendaga babihamba muri za kashi. Ubu wageze mu Rwanda bagiye urabona bimeze bite rero mu Rwanda nkimara gusezererwa hano nagiye mu buzima busanzwe nakiriwe neza n'umuryango noneho igihugu kinyitaho ubu rizavu yampaye akazi maze imyaka 3 ndi umuyobozi wa Ngari mu karere ka Musanze urumva ko nta kazi karuta karantunze n'umuryango wanjye leta yangiriye icyizere n'ubu kumpamagara ngo nze mu biganiro gutya cyangwa gutanga ubuhamya nuko babangiriye icyizere niyo mpamvu abantu bari hanze buriya ngize amahirwe nkabona mikoro numva nishimye kubwira abantu bambona cyangwa banyumva baze kugera ikirenge mu cyanya ntabwo ari ubwo kuko ushobora kuyoba nkakubwa nturayobye nyura hariya bisanzwe bibaho umuntu rwose kwiruka nkakarinda humagira kandi kumureba namuzi mubwira kare nti
ihangane uze twubakane u Rwanda. None se imyaka 3 maze hari icyo nabaye? Ngewe nsa n'umaze kwibagirwa amabombe mu gihe umuntu yajyaga yarota kandi ntayahari. Iyo umutekano mfite cyangwa se umuryango wanjye ntabwo ari nka mbere, aho wowe ukawamera n'amezi angahe utawubona utazi n'uko umerewe. Rero kuza mu Rwanda icyo cya mbere, kandi abantu bakumva ko atari baringa, tutari gupfa kuvuga ngo byawe ngo bafashe amajwi cyangwa iki, kuko nkuwambona uyu munsi ntabwo aravuga ngo ngo nuwo bafashe cyagiye 2020. Oya, ntabwo ari ijwi bafashe, ndiho kandi barabaho bahungu n'abakobwa n'abadamu n'abasaza ndabakunda, abatwara abanye dukorana urugamba higiri, ariko ndebye kure mbivamo. Maze kugira hano nge ndi ahubwo bishimire ko nababera umutanga uhamya ukubabwira ngo nasanze ari heza ni muzi. Yego, niki wababwira noneho ubundi we ukababwira ati Omega, Rumuri, Sirikove, Guillaume, General Nyembo n'abandi bariyo, niki wababwira noneho kugira ngo bareke gukomeza kubeshya bari abana? Icyo nababwira nuko buriya icyambere ndabasaba gutaha, kandi gutaha kwabo ni nako gutaha kwabo batoye, kuko ibyo babashyiramo nibyo bakurikiza, ariko bashyizemo ibyiza bati muhaguruke tugende twigere iwacu, bose bahaguruka bakaza. Niyo mpamvu mvuga nti niba hari n'uwanga kuza narekure abo bana batoya bazi. Mbese muri we nagira umutima w'impuhwe wo kwanga ko abana bashirira ku icumu, inzara, kutiga, kwirukanka kwa buri gihe, ubwoba bwa buri gihe. Baze mu gihugu bacyubake, kuko niyo maboko y'igihugu. Nariko si ukuvuga ngo babarekura, ahubwo icyo nifuza nuko ubu ubwabo bishyiramo umutima wo kuza bazane n'abo bandi. Rwarakabije yaratashye azana igikundi cy'abantu 73 je passe. Ubu aratekanye, yagiye mu zabukuru nyuma y'akazi yari afite gakomeye mu gihugu. Abo yazanye nabo ubu benshi n'aba garde fore hano muri pariki y'Ibirunga, abandi ntawe udafite akazi, natwe tufite akazi. Rero aho kugira ngo umuntu arinde asaza yaragiye ari mutoya, none se gusaza si ukugana ku rupfu, kuko tuzasaza dupfe. Rero witegereza ko uzaza ugisigaje umunota umwe wo gupfa, ahubwo ugifite imbaraga zo gukora, uzapfe wifite, kuko hari ikintu bita kugwa ku gasi. Ni ikintu kibi abakecuru ba kera bajyaga bagituka abana ngo akagwa ku gasi, buriya ni bibi cyane. Icyo nabifuza nuko bataha bagacyura nabo bana b'inzirakarengane. Murakoze namwe.